kuba umwana aba mu kigo adashobora kumenya isuku y'ikariso yambara, adashobora kumenya isuku ya bogisi, agahinda n'isoni. ni ikibazo gikomeye. Ese wakibaza izo underwears umubyeyi aba aje gutwara zanduye Iriya myenda y'imbere. zabikwaga hehe? Iyo myenda yabikwaga hehe? Urumva ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Bakunzi bacu, bakunzi beza, bakunzi ba Ciel and Mary, tubahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Turabasuhuje cyane. Yego, nk'uko mubibona nyine ni ikiganiro, turaje ngo tuganire imwe muri topics dukunda cyangwa se zo mu buzima busanzwe dukunda kuganiraho, ariko uyu munsi turibanda kuri nk'abarezi, turibanda ku bintu bijyanye n'uburere bw'abana mu gihe bari ku ishuri. Mbere y'uko rero tugira icyo tubivugaho, reka nsabe Chérie kugira ngo asenge nk'uko bisanzwe dutangire. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbaraga uduhozaho, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kugira iki kiganiro kijyanye n'inshingano waduhaye, wadushinze mu gihe turi hano kuri iyi si yo kurera. Dusabye umwuka wawe rero kugira ngo abane natwe, arumva kino kiganiro, natwe ubwacu dukomeze gufashwa nawe, turi mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane. Nk'uko nari mbivuze rero, tugiye kuvuga kuri topic ijyanye n'uburezi bw'abana mu gihe bari ku ishuri, ariko cyane cyane tugiye kuvuga ku ruhare rw'umubyeyi mu burere cyangwa se mu gukurikirana uburere n'ubuzima bw'umwana we yohereje ku ishuri. Niyo topic tugiye kuvugaho. Akenshi uba usanga ababyeyi rimwe na rimwe bagorwa no kubona minerva na tike, cyangwa se no kuba hari abana babazana bakabageza mu kigo, babageza mu kigo bakumva ko tasike yabo cyangwa se inshingano zabo kuri abo bana zirangiriye aho ngaho. Icyo rero nicyo tugiye kuvugaho. Ese ni uruhe ruhare rw'umubyeyi mu burere cyangwa se mu gukurikirana uburere bw'umwana we yohereje ku ishuri? Chérie, wagira icyo ubivugaho? Urakoze. Reka kandi nongere kubasuhuza kandi tubashimira uko mudukurikira ndetse n'ibitekerezo muduha. Uyu mwanya rero nk'uko tubivuze ni uko dufite ikiganiro kandi cyiza tugira ngo dufatanye kurushaho kucyumva kandi cyabasha no kudufasha gusuzuma neza cyangwa kwita cyane ku bana bacu biga. Ngira ngo duhereye ku bana bacu biga mu Rwanda kuko niho turi. Mu Rwanda abana biga mu buryo bugiye butandukanye. Tugira abana biga bataha iwabo, tukagira abana biga baba mu bigo bibacumbikira. Ubwo buryo turabufite. Cyakora mu buryo bw'uburezi burya hari n'abana bigira mu rugo, aho ibyo twita home schools, bakaba bigira mu rugo nta handi hantu bajya, umubyeyi akaba afite ukuntu abigisha, ariko ibyo byinshi mu Rwanda ntibihari. Ibihari ni uko abana biga bacumbikiwe cyangwa se abana bakiga bataha iwabo. Aha rero turagira ngo tugaruke cyane muri kino kiganiro, tugaruke by'umwihariko ku bana biga ariko bamaze kuba bakuru. Reka twe kuvuga wenda abacumbikirwa nubwo turi bubatindeho cyane, ariko turebe abana bamaze kuba bakuru, kuko abana bakiri batoya byo birumvikana n'ubundi ababyeyi babo bakomeza kubakurikirana. Ariko hari imyaka umwana ageramo ugasanga hari ibintu agomba kwikorera cyangwa agomba kumenya bitagombeye uruhare rw'umubyeyi. Ari naho ujya kubona ukabona abana bamwe babahaye kujya kwiga mu bigo bibacumbikira, umwana akagenda afite imyaka 10 cyangwa 11, akabayo hari ibintu agomba kwikorera adagombye guhamagara umubyeyi cyangwa umukozi. Aho rero niho tugiye gutinda cyane,
ariko turazagaruka gatoya n'ubundi no ku bana nubwo bakwiga bataha mu rugo ariko bari muri iyo myaka, kuko nabo ni abanyeshuri. Hari igihe nabwo tubyirengagiza. Njya nkunda kuganira n'abantu bafite abana biga bataha muri za segonderi, dufite za 9 na 12, ukajya ubona hari ukuntu abantu baregeje babona ko ibintu ari nta kibazo gihari, kuko wenda ntawe ubikurikirana. Umwana ajya ku ishuri kugira ngo azagire disipurine nke biba bigoye, kuko n'ubundi ari butahe iwabo, ntabwo uri muhe weekend kandi n'ubundi ari butahe iwabo, ukagira ngo umwana we nyine ni shyashya, ntawe akenewe kuba yagororwa cyangwa se yahabwa umurongo umufasha gukura neza. Birumvikana rero ko mu gihe umuntu afite ubyaye abana bagakura bagomba kujya ku ishuri. Reka tugaruke cyane cyane ku bana biga bacumbikirwa. Impamvu tubagarutseho ni uko nk'uko mubizi mu miterere y'amashuri mu Rwanda, iyo abana bagomba kujya cyane muri za segonderi, ubona abantu barwanira ko umwana yagombye kwiga acumbikirwa, ndetse ntabwo ari ukuvuga ngo ni ababyeyi gusa, ahubwo na leta, kuko izi ko hari ibidasanzwe wenda byaba biri muri ayo mashuri cyangwa n'ikintu umwana ari bukureyo, usanga abana bacumbikirwa nyine hafatwa abagize amanota ya mbere, amanota y'imbere. Tukabona umwana agiye ku ishuri, kugira ngo niho tugeze kano kanya. Umwana agiye ku ishuri rero, twe twibaza ngo uruhare rw'umubyeyi noneho ruraburuye. Uruhare rw'ishuri rurahari, ariko se ku mubyeyi bigenze gute? Birangiye gutyo gusa? ngira ngo nicyo kintu gikomeye. Ikiganiro rero kizagenda kigira ibindi biganiro bijyanye nacyo, kugira ngo turusheho gufatanya kubaka urubyiruko rwacu cyangwa se abana bacu bazamuke bazi cyangwa se bubakitse bafite iby'ibanze. Nagira ngo rero wanjye yamfashe tujye ku ngingo ya mbere y'ingenzi, tugiye kureba y'aba bana b'abanyeshuri kandi ikenewe kwitabwaho cyane. Urakoze cyane. Nk'uko Sheri yarabivuze, turi ku ruhare rw'umubyeyi. Yarabivuze ko tuzagenda tubivuga mu byiciro, bishatse kuvuga ko iki ngiki ari igice cya mbere. Part 1 tugiye kureba ku isuku. Ese ni uruhe ruhare rw'umubyeyi mu isuku y'umwana cyangwa se ku isuku? Ni uruhe ruhare rw'umubyeyi mu gukurikirana isuku y'umwana yohereje ku ishuri? Tugiye guhera ku isuku, ariko turibanda cyane ku ngero tugenda tubona nk'abarezi, kugira ngo tubashe gukebura ababyeyi, be kuzajya bumva ko niba bohereje umwana ku ishuri birangiriye aho ngaho, ahubwo agomba kumenya ngo ese umwana wanjye ibyo mutoza yaba abikora ku ishuri? Tutirengagije ko hari n'abatabitozwa. Ngira ngo ni nacyo gikomeye, turaza kubireba. ni nacyo gikomeye. Umwana agiye ku ishuri, ariko se ubundi mu buryo busanzwe yabagaho gute? Yego. Ese ko ubuzima buhindutse, niba hari ukuntu yarerwaga bikaba bigiye kuba ko yigenga kandi nta kintu azi, biragenda gute? Ngira ngo ni aho ngaho waganishaga. Yego. Ndagira ngo rero udufashe utubwire, turagenda tugendana n'ingero, kuko ntabwo tugiye kuvuga ibintu biri teorike cyangwa se biri aho ngaho, ahubwo biragendana na puratike duhura nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi nk'abarezi, kandi tuba mu bigo bicumbikira. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda turi abarezi gutyo gusa ku ruhande, ahubwo ni ubuzima abantu bamazemo igihe kinini cyane, kandi usanga akenshi ibyo bintu bigenda byisubiramo. Ubu rero ku isuku turagira ngo duhere cyane, mbere y'uko twinjira mu ishuri, njye nagira ngo dufashe kongera kwibukiranya neza ko umwana ugiye kwiga muri segonderi hari ibintu by'ibanze yagombye kuba yaratangiye gutozwa akiri muto. Yarabitojwe. Sibura ni nk'ibihe? Nko koga, kwiyuhagira, kumesa, isuku y'umubiri muri rusange, umubiri we, isuku y'ibyo yambaye, isuku y'aho arara, isuku y'aho yiga, ndavuga ishuri, isuku y'aho arara, aho arira, yariraho, n'aho arira, aho yigira,
ego nahavuze mu ishuri hano wabuze nahavuze ego so urumva rero ni ibintu bigari, nyamara ubirebye wabona ari ibintu biri simple, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Isuku y'aho atuye, y'aho ari, ni mu kigo, ngira ngo ni aho ngaho. Reka duhere by'umwihariko cyane ku isuku y'umwana ku giti cye, ku mubiri hari ibyo twagiye tubona cyangwa se hari ibyo uzi duhura nabyo cyangwa duhura nabyo. hari ka y'umwana umwe tugira ngo wenda tubaho urugero, wagombaga kuba yaraje mu ishuri, ariko kuko hari ibintu atigeze atozwa, umubyeyi akajya acungana n'igihe cya visite, akaza azanye za bokisa nshyashya n'amakariso. Amakariso nyine none mvuze, ndavuga ku bakobwa, n'amakariso ku bakobwa, n'amakariso ku bakobwa. Ubwo ndavuga ko umubyeyi agasigira umwana amakariso runaka, akazayatwara ajya kuyamufurira ku yindi visite izaza, atamwizeye isuku ye. Urumva urwo rugero uko rumeze, kuba umwana aba mu kigo adashobora kumenya isuku y'ikariso yambara, adashobora kumenya isuku ya bokisi, agahinda n'isoni, ni ikibazo gikomeye. ese wakibaza izo underwears umubyeyi aba aje gutwara zanduye zabikwaga hehe? Iyo myenda yabikwaga hehe? Urumva ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Hari igihe usanga bayabika mu ntuze munsi ya matera, cyangwa bakayajugunya mu ndobo munsi y'igitanda, kandi ibyo ntago ari byiza, uretse ko habaho kubikurikirana bikagaragara ko bihari, ariko ayo makosa ababyeyi batari bake bajya bayakora, kohereza umwana ku ishuri abizi neza ko umwana atigeze amutoza kwifurira imyenda y'imbere, ubundi ubwo uwo mwana aba yaramutoje iki? Urumva ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu rero tukigarutseho kino kiganiro, kugira ngo nacyo gihabwe umwanya ku mwana ugiye ku ishuri. Wasanga ku mwana wiga ataha wenda nta niba bidasanzwe, kuko nyine aba ari mu rugo, ni ba bandi ushobora kujya ku ishuri kuko atajya yita ku isuku y'ukumva aranukira bagenzi be. Ariko ku bana buriya baba mu bigo bacumbika, baranasotorana iyo umwe bigaragaye ko agira umwanda, baramenyekana bakabaserereza, ugasanga cyabaye ikibazo. Urumva rero umubyeyi ntabwo ari byiza ko umwana wawe agera ku myaka yuko ajya muri segonderi ataramenya gukora isuku y'iby'ibanze. Urumva ku ishuri ahantu aba ari ntabwo ari imyenda myinshi aba akenera, ni iniforume, ni imyenda y'imbere. Yagombye kugira umurongo cyangwa se uburyo bwo gukora isuku ye ku mubiri, akaraba. Hari abana twajyaga tubona, ukabona akana kari aho ngaho kadashobora gukaraba, kadashobora gufata umwanya wo gukaraba, kakirirwa gakina, ariko wakatamuka umubyeyi biranuka, cyangwa urimo wigisha uzenguruka mu ishuri kumva karimo karahumeka, aba ni ukudukari, ubuze udukari tubahora inkari, urumva icyo ni ikibazo nacyo. Tugaruke nko kwiyuhagira. Hari n'abantu benshi ujya ubona, ugasanga umwana ageze mu wa gatandatu agikeneye umukozi ngo wo kumukarabya mu mugongo, ngo ugikeneye umukozi ngo wo kumufasha gukaraba mu mugongo, wo kumufasha gukuba amaguru. Ukibaza uwo mwana ko ari kurangiza mu wa gatandatu, ajya muri segonderi, muri interina, iyo mwishyura minerivare mwishyuramo nayo n'abantu bazaza gutsirita abo bana. Icyo ni ikibazo. Ese umwana uri mu wa gatandatu, ugeze mu wa gatandatu, ni gute, ndavuga primaire, ni gute aba atazi kwikarabya ngo abe yakikarabya mu mugongo bikunde? Icyo ni ikibazo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye. Ese ubundi umwana yagombye gutangira gukaraba afite ari mu myaka ingahe, cyangwa ari mu wa kangahe?
buriya turebye simbizi biterwa ahari n'umukarabya uwo ari we cyangwa n'imyumvire y'umubyeyi cyangwa n'umwana ubwe. cyangwa n'umwana ubwe. Umwana mu by'ukuri udafite ubumuga yakatangiye gutozwa kumenya kwikarabya, isuku y'umubiri we cyangwa se n'isuku yo mu myanya ye y'ibanga agitangira kujya ku ishuri. Ndavuga nasari, umwana wo muri nasari yakagombye kuba azi kwimenya mu gukarabya mu myanya ye y'ibanga. Yego ntabwo wamureka ngo urizera imikarabire yiwe, ariko agomba gutangira kubyimenyereza kugira ngo bizabe umuco, ukamusiriveya, ukamurebera niba ibirenge yabikesheje, ukamurebera niba mu mugongo hakeye ukahamufasha, kuko umwana mutoya ntabwo yabishobora. Uko agenda akura arinda agera mu wa 6 ari ibintu yamenyereye byabaye amateka, yimenyera isuku ye. urumva rero ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye kuri iki ngiki kijyanye n'isuku yo ku mubiri. Ubwo ni isuku yo ku mubiri we, ariko ijyana n'imyambaro yambara kugira ngo ibe ifite isuku. Hari ikindi kibaho ku myambaro abana bagira, nk'abana baba muri boarding kandi bikunda kubaho, ugasanga nk'umwana umubyeyi ahora ahangayitse kubera ko imyenda umwana yajyanye barayimwibiye. Ariko akenshi iyo ukoze isesenguye neza, hari igihe hari abana baba batazi gufura, yabona ishati ye yambara yamaze kwandura agafata iya mugenzi we amasogisi agacungana n'iya mugenzi we yanitse, kuko we ntabwo ibyo bintu by'isuku abizi. Aho kugira ngo agire amasogisi anuka mu ishuri, agafata ya mugenzi we nawe yabyuka akambura aye, ugasanga zabaye stress zikomeye cyane, yaba ari ku kigo, yaba ari ku babyeyi, yaba ari no ku bana bari kwiga. Ubwo biraterwa n'iki? Nuko uwo mwana wagiye guteza ibibazo muri bagenzi be, niyo mikurire ye. Ubundi uburezi icyo bivuga, cyangwa se nta nubwo ari uburezi ahubwo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, umuntu yagombye kumenya imyenda ye yambara, niba ari inkweto nize, niba ari amasogisi naye, niba ari ishati nize, akamenya n'isuku yabyo. Amasogisi akamenya kuyitaho. Ubu hari indwara rwose iyo usigaye mu mashuri ugasanga umwana ntashobora kumenya umwenda we yambara, kandi noneho baragiye bashyiraho nimero, twiga cyane nta na nimero zibaho. None ukamenya umwambaro, ariko ubu ngubu tubashyiraho nimero ariko bikanga, ariko bituruka hehe? Musuzume neza, wasanga uwo mwana yararinze arangiza wa 6 atarigera amesa umwenda w'ishuri. Ntabwo azajya mu wa mbere segonderi ngo atangire kumesa, ntabwo ibyo bishoboka. Noneho ibaze yambaye amasogisi cyangwa inkweto ziganira, ugera mu ishuri neza ukabura ahantu uhungira, ugasanga mu by'ukuri birabangamye. Niba ngewe nk'umwarimu ninjira nkumva ndi bumaremo iminota mikeya, ngasohoka mbangamiwe, umwana bari bwirirwana umunsi wose, ni ikibazo. biraba bimeze ni inshingano yacu ababyeyi kugira ngo tumenyereze abana isuku, kuko ikintu umuntu amenyereye kigeraho kikaba umuco cyane, ariko ikintu utamenyerejwe burya nyine ugikora rimwe kabiri, rimwe ukajya ubona ari nk'umutwaro wikoreye. hari n'ukundi kwiyogoshesha, isuku y'umusatsi, gusokoza, ibintu nk'ibyo. Ibyo ni ibintu umwana agomba gutozwa mu rugo no ku ishuri bigakurikiranwa, ariko nk'ababyeyi mwakagombye guhamagara, kwa kundi uhamagara umwana umubaza amakuru, ukamubaza n'ibyo, ukamubaza isuku imeze ite kuri visite, aho kugira ubaze uhamagara ubaza niba umwana wemerewe kumuzanira ifiriti, ukaba wahamagara ubaza ibindi bijyanye n'isuku ye. Hari igihe ababyeyi batajya babyitaho cyane, ugasanga mukabiha agaciro kabyo. Hari igihe batabyitaho kandi bikenewe, ugasanga abana, umwana ntashobora kwiyogoshesha neza. Ubu ngubu hari inyogosho zateye, ugasanga aho kugira ngo umwana yiyogosheshe cyangwa asokoze, ahubwo agakaraga umusatsi. Urumva, ugasanga bakaraza imisatsi gusa, adashobora kumenya ngo basokoza gute, kandi akumva ko ari bwo buryo bwo kurimba. Nyamara iyo mico umwana aba agenda azana, ntawamenya ejo yazana n'indi, burya ifite ahantu ikomoka. Nta hantu nawe ushobora kuba udafite disipurine ikugenga, ntaho. Niyo mpamvu rero ku bijyanye no kwiyogoshesha, ibijyanye no gukaraba, ibintu bijyanye n'isuku, ibyo bintu byose bigendanye n'uko umwana agomba kuba ameze, ni ngombwa. Isahani agiye kuriraho, hari amashuri usanga yarashyizeho abakozi ngo boze amasahani, usibye ko buriya atari byiza. Umwana yagombye kumenya ko isuku y'isahani imureba.
yagombye kumenya isuku yaharara, yaharara nk'uko abivuze uko imeze. isuku ya tuwarete, akamenya gusasa, akamenya tuwarete ko ifite isuku, ko ujyamo ntibuteze ikibazo. Ibyo rero ujya kuko gusanga niwe uba uyikoresha. ariko urumva ni ikibazo gikomeye kuko uzasanga nyine ya suku ya tuwarete iwacu nta bakozi bazikora. Umwana byose ntashaka rega kumenya ngo intambara zose ziriho turi kurwana nazo ni uko nyine abana bakuze bazi ko bigomba gukorwa n'umukozi, kandi iyo agiye ku ishuri ntabwo uwo mukozi amujyana mu by'ukuri. ndabona rero amaherezo biba bizageraho umunyeshuri azagenda yitwaye n'umukozi kabisa, niho n'isi iri kwerekera. naho bitagenze gutyo byazateza ikibazo. Ntabwo umwana agomba kurerwa abajeyi ku buryo arindwa imirimo, agomba kumenya isuku. Kwiye tubabwira no kumenya ibyo guteka nabwo kwiye tubivugaho, ariko uyu mwanya ku isuku umwana akeneye kumenya ikintu cyose. Ese bakurupa gute? Urumva ubu ngubu ahenshi ibigo biba bifite amatuwarete ari moderne, agezweho ya kizungu, akenera amazi, akenerwa isuku, adagomba kugira impumuro mbi kuko nyine agomba gukoresha imiti n'amazi. Ibyo ngibyo umwana akamenya kubikoresha. Yego, dusoreze rero mu gusasa. ngira ngo ibyo ni iby'abakobwa. Ego ku mana yanjye nawe urabisetse, nzi neza ko wivugiye. Ndabisetse. Umuhungu se we agira abamusasira iyo ageze ku ishuri? Ntabwo nyine nibyo ndi kuvuga, iyo tugiye kureba ko abanyeshuri bashashe ntabwo tureba abakobwa gusa, nubwo akenshi usanga abahungu bajagaraye cyane kuko batabimenyerejwe, kandi kutabimenyerezwa ubwo wasanga babyigira kuri base, ugasanga wenda base nabo badashobora gusasa, wasanga nabyo bibaho. Ariko gusasa nawo ni umuco mwiza, umwana agomba gutozwa. Urabivuze mpita nibuka nyine bimwe twavugaga. Uribuka ko umubyeyi wazaniraga umwana amakariso yazaga azanye n'amashuka, ngo yo kumuhindurira. Urumva, ugasanga umwana araye mu ishuka akazategereza igihe mama we azazira. Bumva ko babyeyi kuko ntihaba harimo gukabya. Ibyo tuvuga ni ibintu bibaho, ntabwo ari ibintu duhimba. Twebwe turi abarezi, nta n'umubyeyi turi gutunga agatoki, ariko barahari benshi babikora. Ni ingero twabonye no mu bindi bigo, hari ibindi babona. Ababyeyi rero muduteze amatwi, babyeyi beza, ababyeyi dukunda, ababyeyi turerera, nimudufashe pe, mudufashe mwite ku bana, kurikirana umwana nubwo umwana yagiye ku ishuri. ntiwumve utuje, ntiwicare ngo udamarare ngo wumve ko umwana ubwo agiye ku ishuri byarangiye. Ahangaha tubyumvikaneho, hari ababyeyi babitoza abana pe, ariko abana bagera ku ishuri bakigira indakoreka cyane, bakanga kubikora, bakiyemeza kuzajya bahora biba amakariso y'abandi, barayiba amasutiye kubera ko atazi kubyitaho, akiba iby'abandi. Hari n'ababyeyi batabitoza abana, abo ngabo nibo ndi gutindaho ngewe. Aho niho hari ikibazo, kuko umwana burya nubwo tuhagera ku ishuri, ariko ibyinshi nyine tubana nabyo ni ibyo avana iwabo. ubwo kugira ngo uzamwigishe utazi n'uko iwabo yari ameze, kugeza ubwo abaye uko agomba kuba ameze, aba ari ikibazo. bivuga ngo uruhare rukomeye cyane ni ugupfira mu muryango, umubyeyi cyangwa se urera umwana, iki rero ni ikintu gikomeye cyane. numva rero mu kugera ku musozo, nari ngiye kubaza ikibazo gusaba kugira inama. Niyihe nama wagira ababyeyi? nawe ariko uraza kuyitanga ariko ntabwo utanze. icyo nagira inama ababyeyi mu gusoza kino kiganiro, kandi tubabwira ko hari ibindi bijyanye nacyo tuzakomerezaho, ni igice cya mbere cyangwa se part 1. isuku ni uko ibi bintu by'isuku, burya isuku, reka mvuge nko mu Rwanda, isuku ni ikintu kiri imbere cyane, ni ikintu gikomeye gihabwa agaciro. Mubyeyi rero, kugira ngo umwana wawe azakure amenyera isuku icyo ari cyo n'uko agomba kuyikora, mutangire hakiri kare, umuhe indangagaciro z'isuku, amenye gusasa icyumba abamo, numuha igitanda nacyo azagisasa, amenye icyumba cye kugikoropa,
nagera ku ishuri ntibizamugora cyangwa se niba azabifata nta nasi nk'ibisanzwe. birimo amenye gukubura, Kubura amenye gukubura imbuga, amenye isahani yariyeho ko ifite isuku. Ibyo bintu byose ubimwubakemo, use nk'aho wirengagije ko umukozi anahari, kuko ntabwo umukozi azabana n'uwo mwana igihe cyose. Ikindi ugomba kuzirikana ni uko umwana hari igihe azagera akaba umugore cyangwa akaba umugabo. Ese ubwo azajya asiveriviza umukozi atazi ibintu uko bikorwa, azajya abwira umukozi ko yogeje isahani nabi atazi no ku isahani yozwa, ngo tuwarete ngo ntiyogeje kandi atazi ibya tuwarete. Urumva ni ishuri, iryo n'irindi shuri abantu bakeneye kuba bamenya bakwiga. Ngira ngo rero ngarukiye aho ngaho, mpiniye aho ngaho, ni uko umubyeyi wijugunya umwana ngo uvuge ngo azikuza najya muri segonderi ngo bazamwitaho ngo burazabimenya, ahubwo mutangire hakiri kare. Ikindi tushakisha ubuzima ariko kandi tunamenya ko hari abana. Ababyeyi benshi tugira kubera inshingano nyinshi twibanda gusa mu gushaka minerivare, tukibanda mu gushaka iniforume y'abana, tukibanda mu gushaka ibisaba amafaranga gusa, twumva ko bihagije. Kwegera umwana ngo tumuganirize uwo mwanya ntabwo tuwubona. Nidushakishe, sibyo? Iyi si niko idutwaye, ariko nidukomeza kugendera kuri uwo muvuduko wo gushaka ubutunzi gusa cyangwa ibifasha abana mu buryo bufatika bw'amafaranga, ntabwo buhagije. Babyeyi dufate igihe, niba twabonye n'ako kanya muri wikendi se, twabonye konji se, tuganirize abana bacu bamenye, tumenye isuku yabo, kuko ntabwo byoroshye. Nibyo natangiye mbisasira mvuga ko bitoroshye, ariko bisaba nyine bisaba umwanzuro ukakaye, bisaba kwigomwa, bisaba ibitambo, ni ukwitangaho igitambo niba ariko nabivuga. Umubyeyi akegera umwana, kubera ko iyo twagiye mu kazi, njye ngira amahirwe yo kuganira n'abana benshi, iyo twagiye mu kazi abana baba ari ab'abakozi. Bya bindi byose umwana yakagombye kumenya, n'umukozi ntashobora no kumubwira ngo nkoropera hariya ngo abyumve, reka aramusuzugura. Umwana akumvisha ukuntu umukozi aricyo cyamuzanye. Nyamara twebwe turimo turihera imbaraga abakozi bo mu rugo, turimo turabafasha nubwo atari bibi, uri kumutoza ubuzima. Umwana wawe ntumwiteho, kandi abenshi tubyita ubusirimu. Abenshi tubyita ibisirimu, n'ubusirimu ariko nyewe ariko da biterwa n'icyo bita ibisirimu. nyine niko abantu babyita, niko twabyise, kandi ugasanga ari ukuntu. Ego ni mutyo babyeyi dufatanye, hanyuma mudufashe. Igihe uri mu rugo agatima gatere, wibaza uti umwana wanjye abaye uhati, kuko iyo mutabikoze gutyo biriya bintu bigira ingaruka. Muzumva abana banyu benshi cyane babahamagara bababwira ngo bafite ama infection, ngo barwaye ama infection yo mu bitsina, nta handi aturuka, niyo suku nke aba afite, sibyo? None se niba yafashe umwenda w'imbere akawutira cyangwa se akawiba, yabura gute kurwara? Birasa nabi. Babyeyi mudufashe pe, kuko nimutabikurikirana muzajya muhora kwa muganga, n'ubundi mwishyura amafaranga y'ama infection, kandi muzi ingaruka za infection ku bana, cyane cyane ab'abakobwa. Ni ikibazo gikomeye. Ngira ngo rero reka duhinire aha ngaha. Niba hari igitekerezo cyangwa ikibazo, hari umwanya uteganijwe kuri kino kiganiro wabishyiraho, bityo tugasangira ijambo kuri kino kibazo kiriho. Nk'uko twabibabwiye, ntabwo turi kubabwira ibintu twahimbye, ahubwo ni ubwo buzima bugiye buriho, cyakora wenda bugiye butandukanye bitewe n'aho umuntu ari, cyangwa se n'aho umwana aturuka, ariko ibyinshi bibaho gutyo. Niba wabikoraga komereza aho ngaho, niba utabikoraga nabwo hindura umenye ko hari inshingano ugifite, n'ubwo umwana wawe yaba yaragiye ku ishuri abayo. Bikeneye yuko ubuzima bw'ubukurikirana, bikeneye ko niba hari n'ibyo wamutoje umenye niba abikora neza, kandi nabwo niba utaranabimutoje bisaba yuko umukurikirana kugira ngo nawe abimenye, abashaho kubuza ubuzima bwiza. Ibyo kandi n'umwana wiga ataha arabikeneye, nk'uko twabivuzeho. Ntabwo tuzabigarukaho ngo tuze no kuvuga ku buzima bw'umwana utaha, kuko birasa.
birasa aho bitandukanira ni uko umwe yoherezwa ku ishuri undi akaguma mu rugo. ku ishuri buriya haba hari abantu bashinzwe ubwo buzima bwa buri munsi, iyo umwana abayo ariko urumva yari mu rugo ho hari n'ibyo abantu badashobora kugira. Uwo ari mu rugo rero nawe mubyeyi jya ukurikirana umwana wawe mu rugo, ye kubwira ngo ariga gusa, ahubwo ujye no mu kibazo cy'isuku, isuku ye uko imeze, imyenda yambara, uko ameze byose ukabikurikirana kugira ngo nawe nyine agire uko akura hari ikintu azi cyamufasha mu bijyanye n'isuku. Bakunzi bacu rero, bakunzi beza, bakunzi ba Sienna Mary, turabashimiye cyane ko mwabanye natwe. Turabashimiye tubasabira imigisha kugira ngo Imana ibasesekazeho imigisha yose yasezeranyije abayikunda. Mwakoze rero. Ni aha dusoreje ikiganiro cyacu, uruhare rw'umubyeyi mu gukurikirana imibereho y'umwana uri ku ishuri. Uyu munsi twibanze ku isuku, part 2 tuzavuga no ku kindi tuzabamenyesha kuri uwo munsi. Mwakoze rero, tubibutsa kandi ko mugomba gukomeza n'ubundi kudushyigikira nk'uko musanzwe mubikora, mupakaja ibiganiro byacu, mubisangiza abandi, muduha ibitekerezo byanyu. Tuba turi maso, tuba duhora duteze amatwi, tuba dukeneye kumva ibitekerezo byanyu cyangwa se inyunganizi cyangwa se ibyifuzo byanyu. Tuba twiteguye kubikoraho no kubishyira mu bikorwa niba bishoboka. Rero mwakoze, tugiye gusoza n'isengesho nk'uko twatangiye n'isengesho. Data mwiza, data udukunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Wakoze kubana natwe mu kiganiro twagize, aho twavugaga ku burere bw'umwana uri ku ishuri n'uruhare rw'umubyeyi wamwohereje. Ni ukuri iyi si turi kurereramo ntabwo yoroshye habe na mba, iradusaba ibintu byinshi cyane, ariko kandi icyo isi yadusaba cyose ntikatwibagize ko twari ibiremwa twashyize ku isi kandi tugomba gukurikirana. Duha imbaraga n'ubwenge bwo kubikurikirana kugira ngo abana waduhaye dukomeze tubarememo ibyiza, tubabibemo ibyiza, maze ubwo uzaza tuzabakumurikire. Komeza kuturengera rero. Sabiye umugisha abakunzi bacu, sabiye umugisha abakurikiranye kino kiganiro, kandi Uwiteka tuzongere guhura twese turi amahoro, mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Mwakoze cyane, turabashimiye. Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen.